aha muri byo nayo mpamagariye ni byiza ugira impungenge ndakuzi aye nuko nari ndi kwitegura ngo njye na ruguru ku irembo aro tunashakaga ko twangombwa tw'ubucuruzi ubu rero mfite amatsiko kandi ndabizi neza ko ufite umuti wayo wamvuye we amatsiko ki ubundi kera bajyaga barwara irungu hano gutya ku mutwe kazaho tunoze n'amatsiko nayo yabaye indwara irungu irungu ubwo nyine namerwe ibyo byose oya amatsiko mfite nyine ndabizi ko uzi uriya muhungu Kiramani ndamuzi rero nashaka kumenya nyine mbwira ni umuntu umeze gute mushushanyirize nyine ameze gute uwo musore se wundi ni umusore cyane umupapa wabonye yambaye impeta oya nta mpeta yambaye kereka nimba ari kwa kundi nyine umuntu agenda akibyarira ku ruhande bikarangira ariko nta kimugaragaza ko ari umupapa none se ameze gute umushushanyirize nyine izuba ry'igikatu cyangwa kwa kundi wumva ukeneye agatangawizi kagarura ubuzima mu gihe inyota ibaye icyaka. Muraho neza ni Nyambo wanyu nanze kwihereranira ibanga niba ukora akazi kagusaba imbaraga ndetse no kuba umeze neza ibanga narindi ni Sana Ginger tangawizi. Sana Ginger ni tangawizi fresh. Sana Ginger ni ikinyobwa fresh ikorwa muri tangawizi kandi urayisanga hose mu gihugu. Inyota irakwishe amahitamo ni Sana Ginger fresh igura amafaranga 500 ahakwegereye hose karyoha gakonje. Kufuni bayagutwaye Simero kazavugana n'umuntu ntabwo nzi uko byarangiye. Kwambaye neza se kwambaye neza kwe na Ejide mu mushaka yiki erega mba nicaye nzi ko Kiramani ashobora guturuka hariya anytime ntabwo uzi ko nyaje kundana ntaze yifunze ashobora kuzahita ambwira ati sheri tugende ariko baho abatembereye wowe uri mu rugo bigutwaje bivuze ngo wambara neza ukisiga ntagaruka uba ugomba kuba umeze uko ahubwo n'ubujya Kiramani aza asanga usa neza. Murana niteguye nshaka kujya gahunda itunguranye nanjye nzajya mwicara nsa neza nisize makeup Ejide ajya asanga nsa neza. Azaso guhera uyu munsi kandi kugira ngo Ejide bamuguteyemo muri serum bakagushibira bishya mu maraso yawe neza mbonyuza mu mutsi none wese umbwiwe nukugira yaba ari blague ariko ngiye use ngiye nuko mbikunda nta kintu kidasanzwe wivuga menshi nabyumvishe nyama umeze neza meze neza kanyangurana ni ndikora mu maso yanazo kumeza nuko mba natinze muri phone ese kukavubaze mumubwire nabi ni umuhungu w'inzobe unanutse muremure cyakora ameze nka Gahima se afite taye nk'iya Gahima oya ameze nk'uko kwawe se aha tujya kumera kimwe ko urananutse ariko wareba hano mu maso niho utamenye ukuntu ameze neza ariko turareshya mbese ubwo Kiramani ameze nka Yves aha ameze nka Yves gusa mu maso niho tujya gutandukana mukunda nta bwanwa agira ego umuhungu w'inzobe utavugira ubwanwa nkameze nk'umwana mu maso ni nk'akabebe ukuntu hari abantu baba barakuriye mu ruhu ugasanga ntiwamenye nyine ni umuntu utapfa gusobanukirwa uko ameze rero niyo mpamvu nanze no kwirirwa mujyaho cyane ngo mutindeho umenye ibye muzane hano mu ngo mujyane hirya no hino shana rifite amatsiko nyine nashaka numvaga nshaka kumenya ngo Kiramani uwo meza ati reka na Kiramani ahubwo se nta makuru mashya ya Gahima shawahora n'iki Gahima araho nyine arasunika iminsi yagira atese kutamusura se noneho ko ntamusura ntabuzwa n'iki kumusura ari ngiye murasi nsigaye nakuranwa na mama Niyori iyo ntagiyeyo mama Niyori angirayo ubahubwo no kuzabwirana abanyambo ubugeni butangiye gushira bakajya bagiye nabo bakanyaruka
ahora ni ikipe nanjye ndamusuye naciyeho gutya ndagenda mvugana nabo ubundi ndabasuhuza higo wirukayo vuba aha cyane rwose muri ino minsi nk'ingahe ishize nagiyeyo gusa ahubwo n'uwibazaga impamvu utari kujyayo bigaragara ngo umpe n'amakuru yawe gusa navuganye nabo bambwira ko hari utuntu bakiri gukurikirana ariko ndibaza kuki batamurekura nibura ngo atahe bari kumutinza nyine icyo kibazo n'igihe bakakikubajisha ako Yves umaze kubona ukuntu agakiza ari keza nkibona ukuntu nakijijwe ibintu byose byakira uba ari nka kera umugabo wanjye yafungwa ukaguma intambara zari kuba ari intambara z'iki se nagutwitse nkahita nguheza umwuka bikarangira kandi ndarengana mubwire kumva numva nyine ubwiza ukuri kandi nawe umbwire uko ubyumva kumva numva mu buzima bwanjye bwose nkunda Egide ku rwego mba numva mubuze kwino gupfa napfa mba numva no kwiyahura nakiyahura akora ibyo bishiramo ku rwego ntabwo ari ibyo nishyira mu kwi ku rwego Egide mukunda urukundo ntigeze nkunda n'umuvandimwe wanjye mu buzima ku rwego mba numva Egide agiye kuzarusha ngiye kuzamukunda urukundo ruruta urwo nkunda umubyeyi wambyaye urambwiye rero gukunda bibaho twese turakunda ariko ntabwo umuntu agomba kuza ngo afate igice cy'ubuzima bwawe ngo bari icyo afata cyose atwara igice kinini wose ugarana akantu kangana gutya banza umbwire mwese kuko ufitanye ubukwe na Kiramani uba wumva bimeze bite ndamukunze ariko ntabwo bivuze yuko amubuze napfa none nshobora kumubura nkababara ariko nyuma yo kubabara haza hagaruka ibindi byishimo nahise reka nkwereke nk'urugero rwa hafi uribuka nkundana na James uribuka ukuntu nahoraga kumwe nsigaye ngusanga aha ngaha wicaye urimo urisetsa nawe wajya gusanga ameze gutyo ariko yego yaragiye noneho mbabazwa nuko ntakaje umwanya wanjye n'iby'ubukwe n'iki ariko nibyiza bituma numva mu buzima bwanjye ngo buhagaze reka James kwi mwarakundanaga ariko ntabwo mwari mutarabonana none se hari ibyishimo mwari mwakagiranye twari tugiye kubana tutarakundanye ariko noneho nimba ibya James wumva nta kintu byagufasha kugira ngo wumve neza Kiramani ntitubonana kenshi ntituba turi kumwe inshuro nyinshi ntidufitanye memories ariko nkubwije ukuri n'izi savuze ngo tuvuze ngo turashwanye turatandukanye ntababara yego ariko ntabwo bivuze ko ubuzima bwawe bwahagarara nta kintu byabikubwiye suko nta kintu byaba bimbwiye byambabaza yego nkanamara n'icyumweru wenda ubona nta morale ntaki kuko naba mpombye umuntu nakundaga ariko ikintu cyanze kiba cyanze ugakomeza ubuzima ntibaze gahima iminsi yose amaze muri gereza urahura uraryama uragarama mu bitanda se cucuboka byarongeye ko ndi kurengana ubu ni njye wamufunze none yafunzwe atari wowe arengera se yakore kariya mabandi ntago yari kuguhohotera nyine Jojo hari ibintu bibaho utamye ukuntu byagira jya ushimira Imana uvuga uti Imana yarakoze yahaye agakiza Jojo byibuze ubu ngubu nta amana agahenge nta nubwo anyurira sinakabaye nteka ngo urye cyangwa nanabiteka abishyiramo Jojo byagira aho ngaho nyine nimba warakijijwe ikizwa byose ubirenge kandi ndi kukubwira ngo ushimire Imana ko nakijijwe impamvu ibyo byose bitaba nuko ndi mugakiza nuko nakijijwe nuko meze neza cyakora Imana isenga nayo nshaka kuyegera nibura nanjye nkamera nkawe nkakizwa nkishima Imana ni nziza nyine irahumuriza irengera umuntu aho atashobora kwirengera Jojo reka njye ku irembo ntacyo bitwaye amatsiko nari mfite se ko yashize ntakubeshye numvaga nshaka kumenya uwo Kiramani ngameze ati n'umuntu uri aho ngaho nta formule afite ifatika formule ntizungiye urabona mfatika ni agakene se agaragara nk'agakene uretse twenda twiza aba yambaye naho wundi ntabwo kire bumugaragara ubwo wabona ari n'agakene se abakire ko banaterura akagira ngo n'udutuza kugira ngo aberwe akaba byibushye cyane twabona ko ari aho nta kabuno nta dutuza ari urutwe nta nda nta tama
ara Jojo nta kantu nakuzanira hano haruguru se unzanira amagi nugera kuri butike unzanira amagi n'ubunyobwa akabunyobwa asigaye narabuhaze waraburiye ariko yewe ubwo wariye burahagije ushaka kuzarekera sawa wibuka unzanira amagi mabisi ubonye utunyarwanda sha wabukoze erega ntabwo umuntu wese mukundanye ariko mwandikiwe kuzahabana cyangwa kuzahura n'iteka nta bantu mwagiye mukundana nta muntu nitwanye tutitayeho ngo ntawe wakunze ngo nka Egide ariko barahari mwagiye mukundana kuki byitwa ko mwagiye mukundana kuki atari abantu mwahuye bisanzwe se none se nyine nanjye kuri ibyo umubwiye baragiye ubuzima burakomeza ntabwo nabakundana nk'uko nakundaga ugiye reka nkubwize ukuri buri muntu wese yari mu rukundo bumva nta muntu wamurutira umuntu bari kumwe ariko akantu ko kuvuga ngo naramuka agiye ngewe ubuzima bwanjye buzahagarara ntabwo nabigushyigikiramo rwose uzi ko ushobora gusigara uhangayitse we hari ameze neza we noneho yanabonye n'undi muntu bakundana uzi ko iyo turi kumwe ntongera gutekereza icyo ambwiye kora nicyo ngicyo nkora nongera gutekereza ari uko dutandukanye cyo kontrola mind yawe ntabwo nabishobora ndi kumwe nawe so wabishobora okay aho igihe kigeze cyambere cyo muri wowe ubanza ushiremo wivugisha uvuga ati Egide ni umuntu nk'abandi ndamukunda ariko nagomba gukontorora ubuzima bwanjye utaramubona ntago wabagaho utaramubona ntiwabagaho ntarubayeho wishimye rero wumve yuko atanahari none wakongera ukabaho wababare yego ariko wakomeza ukabaho ntabwo Egide rwose ni mubyara wanjye ariko sinamuvugira ntakwiye kuza ngo afate ubuzima bwawe abufate gutya okay kwingiyeho aho igihe kigeze ndatsinzwe mbabarira unsengera uko wansanze uko niko wankunze uwo numva nisanze uri mwiza Yesu we amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe niyo ndirimbo yanjye uri mwiza Yesu we uko wansanze uko niko wankunze uwo ndumva nisanze uri mwiza Yesu we amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe niyo ndirimbo yanjye uri mwiza ntabwo mperuka kurepeta ese uri mu biki ko udaheruka kurepeta ndahuze ijambo ryawe rinyanje umutima wanjye na n'umwe wankunda ngo amere nkawe umeze ute se shanda bamutesi baraho barakomeye tumeze neza yakamwihorera abashaka kugira byamwihorera none se warabuze kandi nzi ko ari ngira ngo basuye ni Kigali ntubuhamagara ntuvuga ngo nasuye Kigali ese nzasubira nakubwiye kubize nagenda nakubwiye wanjye nawe ibintu uri none se amakuru se yabaterekana ubukwe bwa ntuza nta niyori wari wambaye wari wabisha yambaye neza none nambaye neza ntabwo nari nambaye nk'abandi nanaga na Valence nanaga ukuntu ameze nanaga ibintu bimeze neza cyane meze neza se Yaraka tumeze neza ruguririya turashima Imana ariko nyine urukumbuzi rumeze nabi pe Yesu urukumbuzi rw'ikirumera nabi kandi yana ari karibu mujye munyaruka mujye mudusura ahubwo se umuhungu ari we ngo musuhuze naho hari agiye ku kazi ari kiraka afite muri iyi minsi arimo rigarakorera urugo yabaye umugabo bivuze ko ntarenze yuko niyo najura kumenya bitatu ntamubona yego rero yarahindutse byose birashoboka ariko nawe aragukumbuye akumereye ameze nabi ndagira ngo ibyo wamuntu ntabwo biracemutse kanya shaka mfite amatsiko shaka bizi natwe turindiriye Imana ariko bose barabigenda ikibazo shana mbona icyo kibazo ambwira nyine ngiye no kamfate nko kubukwe ibyo mfata nko nyine mama wari ko ndase gukomeretsa mfata nko nyine mama wawe yaba ari inaha gasharo waje cyo tukamubwira nyine nyine hano nta wundi muntu hari
ko agapfuka kagiye nicyo tuganira nk'abantu bakuru ibyo byose nihore ndamuzi nyine nawe ndakuzi ariko reka tuganire sinzi umukobwa wanjye bose ubona ko ashobora kubaka urugo kumubona tubireke rega mfite ubwoba rega niba afite izindi nshuti z'abagenzi be bamaze igihe mu rugo afite na pari uko biri kose binamucanze yabaza nishaka ugira ikibazo uzamubwire atazajya umuntu atera umwana sibyo oya rwose bamubwira nta kibazo eje nshatse ko tuganira ku kintu kijyanye na soso habaye ikiziga none ariko soso wamuhaye ibiki nizeye ko atongeye kubura ariko noneho ati ndashaka usengera ubu none wongeye kuba mama pasiteri cyane kubera ariko kuko bizamo utuntu tw'utudarubindi ari waratinze urare narategereje comment yawe narayo niyo mpamvu bisigaye nzuga maybe uko watubitse ugahita udukupita ariko ijambo y'amadarubindi ryaje ariko ryaje kera ariko ntabwo ntiyambwiye ntiyambishe abakoroni baza ba misiyoneri baraza nyine bagiye baba yambaye ibirinda ry'avumbi byo muri Afurika yana kera basangira ku mubindi nyine ku miti basangira ikigage inzagwa koko ndibashirika mu tuku muhe umuzungu ye nagira amasiko aza kugira iki ushaka gusoma fata umuheha yicitse umutwe ku rubindi nete ziba ziguyemo mba ntiyarazi ikinyarwanda marinete darubindi kwa ikindi urubindi go yaragumva ti marinete darubindi ye morinete darubindi barareba ati ibyo no barabiko noneho barareba ati darubindi baburi byari kuvuga baranywa bakamaze basanga za rinete zimuro ti ko zirimo hariya munsi batamva dani bari minda darubindi niko abijuko za darubindi kabisa gusa umva rero umukobwa wacu akeneye amasengesho ataricarana nawe kubumba umunwa shwi iyo umubwiye ngo icara aricara umubwiye ngo egama akega umubwiye hagarara agahagarara ati ubu ngubu Egide ari gukontorora ubuzima bwanjye nimubura nzapfa akaririmbo avuga ngo nimumve mbabwire iby'izina ryiza izina ryo mucunguzi Yesu n'izina riryoshye riruhuri rekamare imibabaro yose n'izina riryoshye riruhuri ndushye rekamare imibabaro yose akayibunda gakunda barakanyukira bo kuko nzagatera ahubwo none nako ndakabika sikumva nayo nkumeze neza byabaye meze neza oya iyo umeze neza ndabibona niyo utameze neza ndabibona habaye iki nese yanonkubaze mbaza ko nta kibazo ndabona ubundi kuko siko nakuriye kwa shangazi kandi nyine nakuze nawe ari wowe Masanga ubundi amakuru y'ababyeyi bacu y'ababyeyi banjye papa na mama bose ntabwo ari ibintu byari byoroshye mama wajya kukubyara akwihangana sibyo oya nta kibazo komeye mama yarakubyaye akimara kukubyara yitaba Imana akimara kwitaba Imana nibwo shangaje wariya isaza aragufata aragutwara batinze kubikubwira
ariko wenda byagiye kugira ngo umenye ababyeyi bawe ko byagenze mama kugeza yitaye umwana. Yes papa. Okay. Papa rero ni ibintu bire ntabwo nabiba ngo mbibasha, ariko niba uraza ko natemuka amagashangaza cyangwa se ukazafata umwanya ukajya kumureba, niba ushaka kumenya amakuru arushijeho byaza byiza ugiye ukarashangaza akaba ari kuganiriza ko njye n'ibintu bire ntabwo nabasha kuvuga, ariko shangaza azakubwira ibya muhungu wawe. Rero maze iminsi mfite agahinda ndi kubitekerezaho cyane nibaza ko ntabwo mwigeze mubimbwira, ariko nyine ni Valence wabiteye watumye mbitekerezaho kuko urabizi ko nigeze nanabikubazaho mbere. Yego urabizi. Ndi kuvuga ati nimba ngamwe baragutera zavuga ko byaciye. Nta kibazo. Sha rero heruka kuba nyenda ahantu uri kwisengera Imana, hari umuntu w'umugisha ugiye kuza ku buzima bwa Niyori Ikose azamufasha ave ku rwego rumwe ajya ku rundi. Kandi uwo muntu ntabwo ngiye buriyo iyo mbonye ikintu kikaza rimwe kabiri gatatu kiba ari impamo. nyamara ibintu biri guhinduka. Ni ukuri. Nabuze buriya nawe impamvu usanga atamubwiriza ubu Imana iyo nayo ibintu by'Imana arabyumva cyane, Imana imubwikira aravuga ati niyivuze kabisa. Imana ishimwe n'ukuri ko ibintu gutekereza ku rugo rwacu, reka kuzamuka kwa Niyori ni ukuzamuka kwanjye. Rega ntawe nta Niyori. Ubu twabaye rero rwose ahubwo kandi nanyishyira amavi hasi mbisengere umugisha we utebuke. Kuko twe turi gusenga urumva message iraza nyine nkabura ni nk'akantu k'akari Imana ifukuye kandi akariba kagari. Rero ndavuga Mana yanjye ariko nyine avuga zo kuti bitetse bisoroka bite mbibona. Oya buriya icyambere nuko Imana iba yabigaragaje. Buriya Bibiliya nivuga ngo ijambo ry'Imana cyangwa se isezerano ry'Imana niyo ryatinda ariko rirasohora ko ntabwo rihera. Rero icyangombwa ni uko biba yabigaragaje, natwe turarindira ubushake bw'Imana bukaba cyane kuko ariyo bavuze. Kuko baranyine mu mwiribaya. Ariko Disi uraberewe. Yego se. Haide naragoye. Imfizi ya komine sabwe n'imfizi ya Kigali nako n'imfizi yo gumisozi igihumbi. Ubukobwa bwuza kavutse ejo kavutse hirya yeje abamabuna barebara bagufa bika. Utambwira yuko nanone wongeye ugasura mu bintu by'abakobwa bo hirya no hino. Nizeka ngo nta mukobwa na approaching nibo baza. Igahina kandi ejo ndi kashize ine ukunde ikanteranye ka. Nako n'urukobwa. Ako se kahe. Nyine umukobwa yamaniye nawe yabana muri ghetto nanite nko kumubana na soso. Abizi kuko unana neti nawe. Abizi. Ariko we namuhaye bene wabo namubwisha ko we namuhaye ikinyarwanda cyiza kimeze neza kiboneza vuba kitomoye. Ndimubwiye vuba ndategereje ndabire zitaziba. Ese uba wicaye utegereje na rezilita. Ndebe uko zabitwa muko yanyumvise onye. Menya mano bakobwa nawe ujye ubahereza validinga nayo ku buryo ashobora kuba yicara akavuga ati kweje Imana nyitwaraho gutyo buriya ntibyavamo. Akasha no. Ese umuntu aze ansuhuze mitamubwira ati imite mutuka. Kuki se bahita batangira kukwiyumvamo? Hari ukuba bakugirira crush no kuba yumva agukunda. Hari ikintu kimwe ngiye gukosora. Ahubwo mva mbwira. Cyo tuburage ngiye tuma bankuru. Kumenya uko uzajya ubayobya umwereka umujyana muri friend zone apana ibintu byo kuvuga ngo umukobwa atangiye kugirira friend zone se si bikuri ibyo byose. Ikibazo cyawe wasanga uzana za blague shushu bite. Nyine ikibazo nizo blague. Deja uri kubibona ko umukobwa yatangiye guhinduka. Reba sosana bimugejeje. Noneho utekereza umunsi wose bazaba bari kwa muganga uzajya ureke. Oya naramukatiwe yaranyumvise. Ajya yitwara nk'abantu bakuze ntabwo ari nka soso. Sera ntonguye ngira ko yagwaye. Tubiharira Imana gusa mubwireje.
uyu mwana soso ngiye buri munsi ku wundi ngenda numva nteye ubwoba uzi ko nimbigenze ntabwo mbizi pe nanjye byanyobeye nimba nzakoherezwa ukajya kwicara ahantu mu cyaro njya kwicara mu cyaro nkasiga akazi nkasiga ubuze nimba ese nkuru muri abo bantu abantu bose abo bose bakobwa sindi kubwira nta numwe batazi ko ufite umukunzi nyine Valence yarambwiye ngo kashaka kumenyana n'ababyeyi banjye nakwibuka nyine ko nakuriye kwa shangazi ari wowe ndeba mwemfata nka papa wanjye Valence nawe kubwiye ashaka kumenyana n'ababyeyi bawe okay niyo njya kukoza icyo kibazo uzamubwiye ko mama wawe yitabye Imana mbona utazi amakuru ye ariko ariho shangazi wa nyina aho warerewe nese nzamujyane kwa shangazi kora iki agendanye n'abare baganira aka kanya Esther akangiye gufata umwanzuro utangira kujyanura umuhungu ntuzi imico ntamenye ngo bimeze bite umujyane kwa shangazi ntuzi ukuntu ameze ese ko ariwe wabinsabye yaransabye ngo uzamuye kuba bidashoboka nyine azaba yihanganye uzabanza ugenda ubanzure ububona na shangazi muganire ntabwo afata umuntu ngo uhite umujyana ngo umujyane hari uzabanza ugenda uganire na shangazi wawe inshuti azajya ugasanga usembeye shangazi wawe sibyo wowe uzabanza ugiyeyo ugiye no kumubaza ibyo byakubawe niyo ngombwa namweke n'ifoto y'uwo muntu wetu n'umuntu yifuza kuzaza kuganira uzamubwiye byinshi nyine muzanye ariko ntabwo ari cyo cyo gufata mu mujyaneyo shangazi wari muzi uburyo ese ntabwo nakuza kumujyana okay nzaba mwihoreye nta kibazo uzamwe nunabimubuza ati ntabwo waho nakujyana ntabwo barimo kuboneka yagenda ari business yagiye hanze ntabwo mwapfa kubonana ariko naza nzakubwira kugira ngo wanze ushyire ku murongo sibyo nta kibazo okay mama niyo risa yagiye mu gahinga ariko wenda mu kanya arabaje si ubu yaroka wewe ntabwo afite umunaniro w'ubukwe nabimubwiye yabyanze nyine kandi bamubwiye nyine bashaka kwikora ntabwo bashaka kwiga yamye mu rugo nyine namwihoreye rero ahubwo se waza ko mu rugo twanamaze nuko nari nicaye hano ku irembo ariko nanamaze guteka igikoma ukatwaya kwinywera sibyo nkaza icyo gikapu cya gitari nta kibazo kuko urabizi aho ngo tugira weakness nyine tubonye bavuga mu ruvuga cyo mu maso iyo nkiyumvizo weakness mitamubwa ati ufite umukunzi kugira nirinde ibizaza nyuma none hagakomereza nkazi ngo byararangiye naramwikijije kumbe ubu nakagasoza kiriteri mwampaye ejo bundi kaza kavuga ibindi none gatangiye kunyirebesha ubwo ni kaneze karagagwa mwanzaniye ngo dukorane we na Kirama reka da nakorera mwakumveje kavuze ibindi ngerageza rero umenye uko uzajya ubitwaraho bose ubitwareho kimwe ubereke ko utari na interested no kuba inshuti nabo kuko ubwo rero ufite umuvumo w'abakobwa ejo bundi bazaba baza kuvuga ati wanteye noneho mu mwuka ndamwuka ibaho akaza kuvuga ati ngenda gutwite wese noneho umva wari ahubwo ntibazanamenye atazajya uza akambwira namenye yuko uri mushiki igira burage mani ariko mbwira birababaje ariko nanone njye ndambiwe ibyawe n'abakobwa rwose ndabirambiwe uze wakora mariage ariko se yabutse ngo nitegiye kuza ikaze tubikurikirane wenda nitazabashoboye jya nabiyamo reka nkubwire ko nawe atoroshyera ubu sose watangiye kunyikuraho nita adahari arindira nitazi nubara kugira ngo haguruka utambuke ndebe mva noneho birananira gukenyera ngo ni ugusashyiraho imishumi nkajya nzirika ukazirika kugira ngo kitagutega utera intambwe nyine bitera intambwe ubona ukenyere kiraho udushumi uzirike neza ntabwo uzabimenyera ibintu simbishoboye pe mbabarira uzabimenyera rwose ariko bigenda biza gake gake uko iminsi igenda ishuri ubikora ugera ukabimenyera ushobora kujya nyine nawe ari aho ameze neza nuko mva ngende n'ukuri imana sinkubeshye ni ukuri ndabakumbuye gusa uko nyumva numva rimwe nanakizamukira n'iyizira se ubwo ariko twabura nko mu kayira ko ntabwo wagera mu rugo mu kayira wowe nkaza mu rugo ni ukuri nkumbuye kujya nk'ubu barishya kuko niyo araba yagiye mva umva irungu bavuga si uwo mugabo wanjye arataha ryari
nicara nkategereza ejo umutware wanjye asubirayo nanone nkavuga kumane nta nubwo nanakizamukira ngo nigire basi kwa mukuru wanjye tube twiterera sitori nyine irungu ryo ntabwo ryabura birumvikana n'ahantu utamenyereye nta muntu ucaracaranga wenda mutere wenda nk'udukuru ariko uzabimenyera ko ejo bundi na beba azaba yaje mujya mwirirwa museka cyakoze nanone niwo mugisha nigereje ubwo rero n'ayo makuru yaranzanye ubwo naza kuza uramumbwirira kandi munabisengere cyane kuko isezerano rirabagarirwa nta kibazo rwose ndamubwira mwerekeza rero cyangwa werekeza yego wenda nawe ugeza kure ni ukurenza urugo